abaduteze amatwi mwese turabasuhuje tubahaye kandi ikaze muri iki kiganiro mutegurirwa na VPLX. Turabibutsa ko turi urugaga rw'abaharanira amahoro n'ubwisanzure bw'ibitekerezo. Uyu munsi muri kumwe nanjye Ismail Mbonigabandi mu gihugu cya Canada, nkaba mfashijwe na mugenzi wanjye Jean-Claude Murindahabi ndi Paris mu Bufaransa. Jean-Claude, wiriwe neza? Wiriweho neza Ismail, ndasuhuza cyane kandi abaduteze amatwi ndabifuriza kumererwa neza aho muri hose. Jean-Claude, tumaze umwaka dutangiye gutangaza amakuru mu kinyamakuru twise Rwanda Geopolitique, ndetse tukaba twarakoze n'ibiganiro bya radiyo. Ni ibihe by'ingenzi byaranze uyu mwaka w'ibihumbi 2014 abantu bashobora gusigarana mu mutwe? Urakoze Ismail, hari byinshi byabaye mu mwaka, ariko ntabwo byose tubivugaho. Gusa icyo navuga mbere yo gutangira kubyibukiranya ni uko ikibabaje ni uko bimwe muri byo umuntu yavuga ko atari ibyo kwishimira kubera ko biteye impungenge. Muri uyu mwaka rero imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu nka Amnesty International, Human Rights Watch, International Crisis Group yavuze kenshi ko yatewe impungenge n'iburirwa irengero ry'abanyarwanda basaga 40,000 mu kwezi kwa Nyakanga no mu minsi yakurikiyeho mu kiyaga cya Rweru hagaragayemo imibiri y'abantu bishwe. Nuko nyuma y'iperereza, nyuma kandi y'igihe kitari gito, ari u Rwanda ari n'u Burundi bose bitana ba mwana ko abishwe badakomoka mu bihugu byabo, igihugu cy'u Burundi kibinyujije mu ijwi ry'umushinjacyaha mukuru yemeje ko iyo mirambo yavuye mu Rwanda. Mu kwezi gushize kandi Kigali hafi ya gereza ya indi yitwa 1930 hatahuwe indi mirambo y'abantu. Muri uyu mwaka kandi gereza ya Muhanga n'iya Rubavu zibasiwe n'inkongi y'umuriro ku buryo bw'amayobera. Izo nkongi zibasiwe kandi amazu y'ubucuruzi n'inganda hirya no hino mu gihugu, cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Iby'izo nkongi rero byageze ubwo bisa naho rwose bibaye akamenyero, ku buryo abantu bageze aho bakabibona nk'ibintu bisanzwe cyangwa se bakumirwa. Minisitiri w'umutekano Musa Fazil Harerimana we yemeje ko ngo izo nkongi z'umuriro zitatewe n'abo bita abanzi. Mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo abagizi ba nabi bahitanye Colonel Patrick Karegeya wari warahungiye muri Afurika y'Epfo. Avuga kuri uru rupfu rwa nyakwigendera, Perezida Paul Kagame yavugiye imbere y'abasengaga ko ngo iyo umuntu atatiye igihango agomba kubizira. Ubugenzacyaha bwo muri Afurika y'Epfo bumaze gutangaza ko buzi neza abamwishe, bukaba bumaze kugeza dosiye mu bushinjacyaha bw'icyo gihugu. Aho muri Afurika y'Epfo kandi uyu mwaka nibwo hasojwe urubanza rw'abashinjwaga umugambi mubisha wo kwivugana General Kayumba Nyamwasa. Mu isoma ry'urubanza, umucamanza yanavuze ko byagaragaye ko abagize uruhare mu gushaka kwica Kayumba Nyamwasa ko n'abategetsi b'u Rwanda bari bari inyuma y'icyo gikorwa. Uyu mwaka ugiye kurangira winjije abantu batari bake mu gihome nka Kizito Mihigo na bagenzi be, General Frank Rusagara, Colonel Tom Byabagamba, Lieutenant Mutabazi nabo bareganwa. Aba bose mu byo baregwa bakaba bahuriye ku gushinjwa ku cyo leta gukorana kubo leta yita abanzi. Ni muri uyu mwaka kandi uwahoze ari Minisitiri w'Intebe Pierre Damien Habumuremyi yasezerewe asimburwa na Anastase Murekezi. Jean Damascene Ntawukuriryayo yasezerewe ku mwanya wo kuba perezida wa Sena asimburwa na Bernard Makuza. Muri uyu mwaka habaye umutingito ukomeye mu rwego rwa politiki utewe n'ikiganiro Rwanda's Untold Story
cyanyuze kuri televiziyo BBC 2, abakivuzemo abatanzemo ubuhamya bakaba baravuze ko mu bwicanyi bwabaye mu Rwanda ko mu babigizemo n'uruhare na General Major Paul Kagame arimo, ndetse no kuri akagira ngo n'uruhare muri cya gikorwa cy'iterabwoba cyo guhanura indege yarimo uwahoze ari perezida Juvenal Habyarimana nabo bari bari kumwe. Iki kiganiro rero cyateye ipfunwe rikomeye n'agahinda abategetsi b'u Rwanda bahagarika radiyo BBC gahuzamiryango. Ni ikiganiro rero ubona abantu batavuzeho rumwe, bamwe bakavuga bati iki kiganiro kigize uruhare rukomeye mu gushimangira n'ubundi byari bisanzwe bizwi, kandi kigize uruhare rukomeye mu kubwira abanyamahanga batari bazi amateka nyakuri y'ibyago u Rwanda rwagize cyangwa bari barabibwiwe ukundi. Dusoreze ku nkuru y'igikorwa cy'irambika ry'intwaro hasi ku mutwe wa FDLR kigiye kumara hafi umwaka, na n'ubu kikaba kitaragera ku musozo. FDLR ikaba yarahawe kuba yagisoje mu mpera z'uku kwezi k'Ukuboza. Ismail. Urakoze cyane Jean Claude Murindahabi. Aya makuru arumvikanamo icyo twakwita umuriri w'impinduka, aribyo bita mu gifaransa le vent du changement. Icyo ni icyifuzo kiri mu mitima y'abantu benshi, abanyarwanda n'abanyamahanga barambiwe ikintu gisa naho ari ikinyoma u Rwanda rukunze kugenderaho, cyangwa se by'abantu bavuga yuko u Rwanda rwubakiye ku kinyoma. Tumaze iminsi tubigarukaho kenshi twumvisha abanyarwanda n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ko kudashakira umuti ibibazo u Rwanda rurimo bisa no kuba twicaye ku kirunga gishobora kuruka isaha iyo yose. Amajwi rero akomeje kuba menshi asaba ko haba impinduka mu Rwanda, ndetse abanyabitekerezo bo basanga guhindura ibintu bidahagije, ahubwo umunyarwanda ubwe akwiye guhinduka akaba mushya. Iyi niyo rero ntego dusa naho twihaye muri VPRX yo gufasha umunyarwanda guhinduka, gufasha umunyapolitike guhinduka, no gufasha u Rwanda nk'igihugu guhinduka kikaba gishya. Ni nayo ngingo tujye kuganiraho mu kanya, tukaba turi kumwe n'impuguke zibumbiye muri seri ari rwo rugaga rw'abanyabwenge b'abanyarwanda baharanira ubunyangamugayo. Hano muri Canada nicaranye na bwana François Munyabagisha. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi kumwe na bwana Emmanuel Senga. I Bruxelles hari Maître Innocent Twagiramungu, naho i Paris Jean Claude uri kumwe nande? François Xavier Nzabamwita. Turi kumwe, turagusuhuje, tuguhaye ikaze kimwe n'abatumirwa bandi Ismail amaze kutubwira. Impuguke zacu zose mwese tubahaye ikaze. Murakoze. Dukomeje rero ibiganiro byacu bifatiye ku nsanganyamatsiko twise inzira yo kurema u Rwanda rushya. Kenshi iyo bavuze u Rwanda rushya, benshi bahita bakoma agatima ku mpinduka zinyuranye u Rwanda rwagiye runyuramo, zikaba zaragiye zararanze amateka y'igihugu cyacu y'u Rwanda. Ni koko impinduka ntizihwema kubaho mu Rwanda. Ikitarabaho ni uko habaho izo mpinduka ariko zidahitanye abanyarwanda. Mu mwaka w'1896 ubwo umwami Mibambwe Rutarindwa w'Umunyiginya yaramaze kwimana ingoma n'umugabekazi Kanjogera utari nyina, abega bamwivumbuyeho bafata ubutegetsi bimika umuhungu wa Kanjogera ari we Musinga. Icyo gihe ku Rucunshu habereye imirwano yahitanye umwami Rutarindwa n'Abanyiginya batagira ingano. Mu mwaka w'1959 mu Rwanda habaye imyivumbagatanyo yahiritse ingoma ya cyami. Kuva ubwo u Rwanda ruhinduka repubulika. Iyo myivumbagatanyo bakunze kwita revolution yaranzwe n'ibikorwa by'ubwicanyi no gutwikira abatutsi, benshi bakaba barahise berekeza y'ubuhungiro mu bihugu bikikije u Rwanda.
umwami Kigeli Ndahindurwa wari ku ngoma icyo gihe nawe yahise aba impunzi kugeza amagingo aya akaba atarasubira mu butegetsi bwa repubulika. Naho habaye impinduka mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo irindwi na gatatu. Abasirikari bayobowe na General Major Juvenal Habyarimana bahiritse uwari perezida Gregoire Kayibanda w'umusivile, bafata ubutegetsi binyuze mu mvururu zibasiye abatutsi n'abitwa abanyenduga. Impinduka ya rurangiza ikaba yarabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo icyenda na kane, ubwo perezida Habyarimana yicwaga hagakurikiraho imivu y'amaraso na n'ubu agitemba. Muri rusange abanyarwanda nta yindi mpinduka bazi usibye yo kumena amaraso. U Rwanda rufite ibikomere bitagira ingano rwatewe n'udutsiko tw'abantu banyotewe n'ubutegetsi bakifashisha inkota ku buryo bwonyine nk'uburyo bwonyine bwo kubugeraho. Utwo dutsiko rero twikinga inyuma y'amoko maze tukenyegeza inzangano zishingiye ku busumbane. Muri iki gihe urwango rwenyegezwa hagati y'abahutu n'abatutsi. Abatwa bo basa naho nta butegetsi bamaranira, nyamara ntibibabuza kwicwa cyangwa ngo nabo bice. Ikibazo gikomeye u Rwanda rero kurenza ibindi akaba ari icyuko amoko yarwo yahemukiranye cyane kugeza ubwo yihingamo ibitekerezo byo kurimburana. Ibikomere by'u Rwanda byatubereye isomo rikomeye, ubu abanyarwanda bakaba bamaze guhumuka. Gushengerera udutsiko tujejeta amaraso ku ntoki ntibizongera kuba umuderi. Biri mu nshingano z'abanyabwenge b'abanyarwanda bafite umutimanama bagatekereza uburyo bwo komora burundu ibikomere by'igihugu cyacu. Ni ngombwa ko u Rwanda ruterwa icyuhagiro kugira ngo rwongere rube igihugu kibereye amoko yose agituye. Abanyarwanda bategerezwa guhindura imitekerereze bakirebera mu ndorerwamo y'umuco karande wubakiye ku ndangagaciro z'ubupfura. Abanyabwenge bagomba kwicarana bagasesengura uko ikibazo cy'u Rwanda giteye, bagasubira mu mateka y'igihugu bakayandika uko ari, kuko korosa umwambaro w'ikinyoma ku mahano yabaye mu Rwanda bisobanura ko turi ababyeyi gito tukaba dushaka kuraga abadukomokaho urubanza rwatunaniye. Muri iki gihe isi yahindutse nk'umudugudu, u Rwanda ntirushobora kwitwara nk'ikirwa cyangwa se nk'aho turi ku mubumbe wa Mars. Hari indangagaciro zitwa iz'isi zose. Izo ndangagaciro zitwa iz'isi zose ni valeurs universelles abanyarwanda basangiye n'abandi banyafurika, abanyaburayi ndetse n'abanyamerika. Izo ndangagaciro ni demokarasi no kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Abanyarwanda bakeneye kunywa isubyo bagaca inzigo, inzira z'umugenderano zikongera guharurwa, maze twese tukagira impagarike n'ubugingo bizira igisuti. Batumirwa bacu rero, uyu munsi twabatumiye kugira ngo mudufashe gusobanukirwa ikintu twakwita impinduka zibera mu gihugu cy'u Rwanda. Uko twazibonye zose kuva mu mwaka w'igihumbi na magana inani mirongo icyenda na gatandatu kugeza uyu munsi, icyitwa impinduka cyabaye mu Rwanda ni amaraso, ni imivu y'amaraso yagiye itenga, ni inkota, ni inkongi. None nagira ngo mbaze Bwana François Munyabagisha, wadufasha gusobanukirwa impamvu icyo abantu bakunda kwita revolution cyangwa se impinduka mu Rwanda buri gihe biba biteye bityo, aho kugira ngo ibintu bijye mu buryo ahubwo bigasubirira urudubi. François Munyabagisha, turi kumwe? Turi kumwe. Komera Ismail Boneo n'umusozi n'abandi turimo dusangira ikiganiro, ariko ndumva hasa naho harimo eko, niba ari iwanjye bituruka mu mbabarire, ubwo nabyenzane kugira ngo ivemo. Igeza akaradiyo hirya.
Ça va? Ok. Bon. Ibintu birakomeye ntabwo biba byoroshye burya wa mugani inzira y'amahindura impinduka ni ibintu ntabwo ari ibintu byoroshye nk'uko mu ncamake tunyuriyemo utwereka ukuntu impinduka mu Rwanda mu by'ukuri ari agatereranzamba. Umuntu yanibaza akavuga ati ariko niba ari kuriya bimeze kuki twitabira impinduka amahindura, kuki twumva ko ibintu ngo bigomba guhinduka twitabira ko bihinduka kandi experience ibyaba amahindura impinduka byose byabaye byaragiye biba bibi. Umuntu hari aho umuntu ashobora kujya akavuga ati ariko waharira urwaje akabyihorera noneho ibintu bigakomeza uko byari bimeze aho kugira ngo dukomeze tujye tujya twivuruguta muri iriya mivu. Ariko rero François Munyabagisha ntabwo icyo gitekerezo cy'amahindura waba cyo guhinduka waba wagishyira ku ruhande kuko nawe ubwawe umaze kwandika igitabo. Ndibutsa abatwumva yuko uri umwanditsi w'ibitabo, uyu mwaka ukaba warasohoye igitabo wise amahindura. None kuki wewe watekereje kuri icyo gitabo cy'amahindura? Nuko nawe wumva yuko ari ngombwa yuko haba izindi mpinduka mu Rwanda? Nibyo ubwo nsangane nazaga kwandika ku mahindura nabitewe nuko nabonaga ko hari ikibazo ko amahindura akomeza kuba ariko ntagende uko yakagenze. None ukaba wakwibaza ukavuga ariko ni kubera iki? Njye numva icyo gihe ndavuga nti ahari igituma bigenda kuriya bikomeza kugenda kuriya nuko abantu tudakora ibyo twagombye gukora. Reka ngiye ku ruhande rwanjye muri icyo nagombye gukora. Ntabwo tukumvise ni uko kwandika kiriya gitabo nizera ko kizadufasha. Noneho rero ugarutse halo ntabwo twari tukumvishe neza mu bisobanuro rutangiye kuduha. niba mvuga ni nanditse kiriya gitabo kubera ko nabonaga ko amahindura aza buri gihe akagenda akatuganisha ahantu habi. Noneho ndibaza avuga se ni kubera iki amahindura impinduka ziza buri gihe ibintu bihindutse noneho ahubwo ugasanga bisubiye bigiye bitujyanye ahantu habi. Noneho ndavuga ni impamvu wasanze ari impamvu nyine nicyo twifuzaga kumenya. Natangiye mbere na mbere ndavuga nti reka mbanze nkore nanjye icyo nagombye gukora kuko nasanze ari uko akenshi abantu tudakora ibyo twagombye gukora. Noneho rero ni gute rero abantu tudakora ibyo twagombye gukora. Noneho kugira ngo uyu munsi mbafashe kuganira naje nababaza nanjye nabafasha. Hari ibibazo nka bitatu cyangwa bine nifuza ko umuntu wese n'utwumva yanazirikana. Ibibazo byoroshye bisanzwe classique. Turavuga amahindura cyangwa impinduka. Amahindura ni iki ubwabyo? ni iki? Icyo kintu tukizirikana. Amahindura ni iki kugira ngo tumenye ni iki amahindura avuze iki. Mu mwanya narimo mvuga ni hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati ariko aho kugira ngo bikomeze bijye irudubi wabyihorera. Hari ikibazo rero aho tugomba kwibaza avuze iki. Amahindura tuyumva gute? Kuko niba nibaza ngo avuze iki hari ukuntu ngomba mu kwisubiza, hari ukuntu ndisubiza nkurikije ukuntu nyumva gute, undi ayumva gute, tuyumva gute. Ese amahindura agenda gute? Arishorera gusa nk'igikamyo kimanuka kuri kaburanga cyangwa afite ukundi kuntu agenda wenda nk'igare bagenda banyonga ahatambika ahamanuka bagafata agaferi ahazamuka bakariterura bakariheka. Ese kwaya mahindura
kwibaza ibyo bibazo ariko hari ikindi kibazo kinyamukuru umuntu yagomba gukomeza kurangirizaho ni ukuvuga ngo amahindura tumaze kumva akamaro kayo yaba meza tuyifashemo gute kuko nicyo mu by'ukuri ikiganiro nifuje ko twaganiraho uyu munsi ni ukuzirikana ntabwo ari ukureba ngo ibintu ni bibi ibintu biragoranye ahubwo turebe icyo twebwe twakora twayifatamo gute kugira ngo tuyagire meza kuko amahindura mu kindi kiganiro nigeze kubivuga iyo tutayitwayemo uko tugomba kwitwaramo ntawe ushobora kuyahagarika amahindura araba inkuru Jean Claude yatugejejeho mu mwanya izo zose ziragaragaza ko dukomeza kwifata amapfubyi na minagano tugira icyo dukora uwashaka kuyahagarika wese nta byakunda kuko buriya nyine igare riri mu muhanda ririmo riravumera ahindura ari mu nzira François Munyabagisha umbabarire nguce mu ijambo ni akanya gatoya ku ijambo wahereyeho nyine ry'amahindura aho kugira ngo wenda abantu babashe no kugera muri ya nzira nziza ugenda werekezamo ukurikije ibyo bintu bitatu tubwira si uko bikwiye ko kugira ngo ibintu byumvikane neza ijambo amahindura rikwiye guherekezwa n'akandi kajambo kandi bita mu gifaransa qualificatif akajambo kariherekeza kavuga ko ari amahindura agana ku byiza amahindura meza impinduka nziza kubera ko hashobora no kuba amahindura mabi impinduka mbi icyo kintu ntabwo nk'umuntu wabikozeho ubushakashatsi hari aho wafasha abantu kubyumva kurushaho iryo jambo ryonyine rirahagije cyangwa rikwiye guherekezwa n'akandi kajambo ibyo niba turaza gutira conclusion nyuma turaza kubigeraho nyuma ni amahindura ya kuko abantu bahita bibaza bati ni amahindura ya kugira ngo abantu batumva amahindura bagahahamuka muretse mu nyorohere gatoya ngaho komeza mwishyuhaguzo noneho rero amahindura kugira ngo agende neza abe meza twabyifatamo dute kugira ngo dushobore kumenya uko tubyifatamo njye naje gusesengura imiterere y'amahindura amahindura nyasangamo inkingi enye inkingi ya mbere ni ibibazo amahindura ntashobora kubaho hatari ibibazo amahindura aza kubera ko hari ibibazo sinigeze ngera mu ijuru ariko abavuga ibyo mu ijuru numva bavuga ko mu ijuru nta bibazo bibayo nta n'ibintu bihindukayo nta kintu gihindukayo mu ijuru rwose niko numva bavuga ariko nayo niko byemera kuko nta bibazo bihari ahatari ibibazo numva ibibazo rero nibyo bizana amahindura noneho amahindura ibyo bibazo nabyo iyo urebye neza biba ibibazo kubera ko hari ikirere cy'icyerekezo urumva ibibazo hakaba n'icyerekezo ngira ibibazo kubera yuko hari ahantu nashaka kujya ariko nkabona aho ndimo ngana hatarimo hanjya n'ahantu nashaka kujya noneho hakavuka ikibazo ikindi iyindi point yindi ubwo navuga ngo ukira ingingo ikurikira indi ngingo ni ibikorwa mfite ibibazo mfite icyerekezo nkashaka ibikorwa mbese cyangwa se ibisubizo kugira ngo ndebe ko bya bibazo nabivamo umuntu abantu tuba ahantu mu bihugu tukaba muri sosiyete ntabwo tuba turi ba nyakamwe kubera ko tubana n'abandi akenshi ibibazo bivuka biba bikeneye kubona abayobozi urumva rero izo ngingo ni enye ibibazo icyerekezo ibikorwa ubuyobozi amahindura ni aho ngaho igituma aba mabi
cyangwa akaba meza turagishakira muri uwo muri icyo gisoro kirimo amatsinda ane: ibibazo, icyerekezo, ibikorwa, ubuyobozi. Ngarutse ku kintu cyitwa ibibazo, mbese iyo tuvuga amahindura umuntu ashobora gutangira akavuga ati imvo n'imvano yabyo ni iyihe? Ayo mahindura imvo n'imvano ni iyihe? Uhura n'umuntu ukamubaza uti urava he ukajya he? Imva n'imvano yabyo ni iyihe? Ibyo bibazo biturutse kuki? Ibibazo bivuka kubera icyo mu gifaransa bita en fait la question existentielle. Kubaho, twese dushaka kubaho neza, kubaho ariko tukabaho neza, tukabaho dushaka no kubanirana, kuko ntitubaho twigunze, dushaka kubanirana, tugashaka kubana. Ibyo mu gifaransa bita le bien-être et le mieux-être. Icyo kintu twese, buri muntu wese uvuka agenda ari cyo ashaka kugeraho. Noneho rero iyo icyo kintu kitagezweho niho havuka ibibazo. Ibibazo akenshi bikagenda bivuka kubera ko kugira ngo dushobore kugera kuri kwa kubaho neza cyangwa kubana no kubanirana, akenshi duca inzira zo guhatana cyangwa guhangana. Iyo turimo duhatana, duhangana, turimo tubyigana atari mu Kirundi, havuka ibibazo. Ariko rero uwumva ibibazo, hari ikindi kintu tugomba gusobanukirwaho ku kibazo. Ikibazo akenshi twumva ngo hari ikibazo, tugahinda imishyitsi tukamva ko ikibazo ari ikintu kibi. Mu mwanya navuze nti hatabayeho ibibazo twaba muri paradizo nta cyakorwa, nta n'igikorwa cyabaho. Ibibazo rero nibyo biha ubuyobozi kubaho. Abayobozi, hatabaye ibibazo nta n'abayobozi babaho. Abayobozi babereyeho kubera ko hari ibibazo. Nta bibazo ntacyo twakwirirwa dukora, twajya twibyinira twiririmbira. Ibibazo rero burya ni nka, navuga ko ari nka peteroli umuntu ashyira mu modoka, esanse umuntu ashyira mu modoka. Nibyo biduha mu by'ukuri gukora. Hari ubwo nigeze gukora inyandiko mvuga ko ibibazo ari byo birema intwari, kuko intwari zigaragara mu bibazo, inshuti zibagaragara mu bibazo. Ibibazo rero si byiza, ariko nanone tugomba kumenya kubyitwaramo neza, kuko izo ntwari nuko ziba zamenye kubyitwaramo neza. Ibibazo rero iyo tubibonye ntibigadutera ubwoba. Uwo ni umuzi w'ibibazo. Ngarutse ku buyobozi. Ubuyobozi nabwo umuntu yagira ikintu abwibazaho, ko abayobozi hari ubwo bavuga ngo umutegetsi mu by'ukuri yaba umuyobozi, ariko ntabwo umutegetsi bivuga yuko ari umuyobozi, kuko ashobora gutegeka agategekesha igitugu, ntabwo aba ayobora. Umuyobozi umuntu ashobora kuba umuyobozi kandi atari umutegetsi. turacyari kumwe. François Munyabagisha agombe kuba agize ikibazo. Narindi no hafi kumusaba ngo inzira arimo ni nziza yo kugenda dusobanurira, kugira ngo koko ibibazo uko bibaho, uko abantu bagerageza kubikemura, twese dusangire ijambo, buri wese agira icyo abivugaho. Igihe ataragaruka rero ku murongo wa telefoni, mwumvise aho yari ageze.
Emmanuel Senga ukurikije uko wumvise kuko ibintu byifujwe ko biherwa mu mizi kwerekana uburyo ibibazo byabayeho mu Rwanda uko abantu bagerageje kubikemura ahanini bigaragara ko byakemuwe nabi noneho wakomeza uhereye ku byo yavugaga byaba ibyo wumva biri mu murongo nk'uko nawe ubyemera cyangwa se ibyo wumva wamwuzuzaho cyangwa uko ubibona ukundi. Urakoze Jean Claude, ndagira ngo mbabwire ko cyangwa mvuge ko ibyo yavugaga ngenda mbyumva kandi nkagenda mbyemera, nagira umwanya akagaruka akabikomeza ubwo turakomeza tusange n'ijambo. Nanjye nkaba ntekereza ko ikibazo kiri mu bantu kiba muri sosiyete ni ikintu kiba kigaragara cyaratewe n'impamvu runaka. Ku byerekeye u Rwanda rwacu rwo ibibazo dufite nk'uko abantu bakunze kwivuga ni ibibazo bikunda kugaruka ku mibanire y'abanyarwanda, ku mibanire y'amoko, bigashyira no kugabana ubutegetsi. Ikintu cyakunze kuranga imibanire mu Rwanda gihora ari ikibazo, ni ikintu cyo gushaka kwigizayo bamwe hagatoneshwa abandi. Iri ni igipfundo mbona rya mbere n'ibibazo tugira mu Rwanda, biterwa n'uko igihugu ari gitoya, nuko niyo bivuze ubushize ugasanga ibyo abantu bagomba gusaranganya ni bike cyane, noneho abo bitashiye kubigeraho bagashaka kubigiraho abandi. Aha rero havuka birumvikana intambara, havuka amakimbirane, uwakwigijeho ushaka kugira ngo umusange mugabane, nanjye ngo ukomeza kwigizaho utamusange ngo mugabane, ugasanga ibyo ni byo bibazo bihari. Kuko ntekereza ko ibibazo ubundi bitera impinduka, abantu bashakira impinduka baba babanje kubireba bakabyigaho, bakegera abantu bake, kenshi na kenshi bari bakeya, bavuga ati ntabwo twakomeza kumera gusigara mu bibazo biri kuriya, tugomba gushaka impinduka. Aho rero ikibazo kindi kiza kumurikira muri ubu buryo bwo gutekereza bwo guhindura, ni aho umuntu atekereza ati niba guhindura kuva ku kibi ujya ku cyiza, ninde mu by'ukuri ukora iyo mpindura, iyo mpindura ninde uhindura ibintu? Ni we muntu ubihindura. Ese uwo muntu niba nahari, impamvu ziba zarinzwe neza, ni ukuvuga uburyo bizahinduka biba byarinzwe neza, noneho abantu bakabyumvikanaho ku buryo nta muntu mu gihe gikorwa uzajya wita ngo biteshukweho, ugasanga ariyo tuzi ikibazo. Muri make navuga ko ibibazo iyo bihari hari abantu bishyira hamwe bakabishakira ibisubizo, none ibindi bibazo bikaza kuvuka ko mu gihe ababibonera bishakira ibisubizo yenda barinze ikibazo nabi cyangwa se bagira umurongo nabi. Nkaba ntekereza ko ku byerekeye igihugu cyacu ibintu byose twagiye tubamo. Yego, urakoze Emmanuel Senga. Niba François Munyabagisha waba wagarutse ku murongo wa telefoni? François Munyabagisha mbo agombe kuba ataragaruka. François Munyabagisha wagarutse ku murongo wa telefoni, twongeye kuguha ikaze mu kiganiro. Wari wagerageje rwose kugenda ukurikiranya ibitekerezo, usobanura ibibazo u Rwanda rwanyuzemo, usobanura mu by'ukuri igitera impinduka n'impinduka icyo ari cyo, werekana ko mu by'ukuri hari igihe abantu impinduka batayiganisha mu nzira nziza. Twari dutegereje rero yuko ugana ku musozo cyangwa ku mwanzuro wowe w'ibitekerezo wari ufite, kugira ngo n'abatumirwa bandi turi kumwe bagire icyo bakunganiraho, haba kugenda mu murongo urimo cyangwa se bakaba banatwereka yuko babyumva ukundi, kuko abantu ntabwo bahuza ibitekerezo. Hari igihe bishobora kuza byunganira ibyo ariko bizana ikintu gishya. Hari icyo warangirizaho mbere yuko abandi bakomeza, kuko Emmanuel Senga yari amaze kukunganira?
nta munyibukije aho wenda byacikiye ngeze. Wavuye ku murongo wari utangiye kutwereka yuko mu by'ukuri hari igihe nyine abantu bazana ibisubizo bitari ibisubizo nyabyo ku bibazo byari biri mu gihugu. Ni ukuvuga ngo umuntu uhindura cyangwa uzanye iyo mpindura ugasanga mu by'ukuri wenda ntiyize neza ku byakagombye kuba ibisubizo, cyangwa se azanye ibisubizo mu by'ukuri yitekerezaho adatekereza ku banyagihugu kandi ibibazo ari iby'abanyagihugu. Wari uri mu cyerekezo gisa nk'icyo, ni nacyo Emmanuel Senga yaje akunganira. Nsobanura iby'inzu, nari natanze example y'inzu. Yego, komeza. Noneho rero mpina nako ndangiza ari nsoza, navuga ko akenshi effectivement ibibazo bivuka abantu bafata ibikorwa bagatangira bagakora ibikorwa cyangwa se bakabona ibisubizo ariko bakaba dekonekite ku bibazo, ntibakomeze ngo batekereze babibaze bati ariko ikibazo cyari kihe. Noneho kubera ko bari mu bikorwa barimo bakora ariko ntibatekereze ikibazo cyari kihe, ugasanga kenshi barahabye bagiye gusubiza ibibazo bitabazwaga. Aha iki nanone nuko nk'abayobozi nanone hari igihe nabo bajyaho bagatumbira icyerekezo bati twebwe turakora ibi ngibi n'ibi, noneho ugasanga ibibazo bagombaga gusubiza si byo barimo basubiza, noneho bya bibazo ahubwo bya bindi barimo bakora bikagenda bikereye ibindi bibazo, bitera ibindi bibazo. Noneho rero n'abantu ku giti, buri muntu ku giti cye, akenshi hari igihe dukora tukagira ibyo dukora ariko tutari konekite ku cyerekezo, ugasanga turafata yuko aho tugana turahazi tukabifata nk'aho ari evidence, nyamara atari byo. Nyamara tuba dukeneye nanone gusubira inyuma tukareba tuba ati ibibazo ni ikihe, ikibazo ni ikihe, noneho ibibazo twibaza ni ibi, turashaka kugera hehe, noneho tukajya tureba ibikorwa dukora niba koko birimo bitujyana aho ngaho. Niba turashaka abayobozi dushaka ni abameze gute, kuko ibibazo dufite ni ibihe, n'ibibazo dufite tubibona, noneho turashaka no kumenya abayobozi dufite niba baberanye na bya bibazo, niba bashobora kubibonera ibisubizo, noneho niba baberanye n'icyerekezo tugezemo. Urumva rero ko mu mahindura, kugira ngo amahindura ashoboke, nuko bikenera ko haba abacurabwenge, abantu bagenda berekana icyerekezo, bakarekana ibibazo, kuko uko tugenda twavansa niko hagenda havuka n'ibindi bibazo. Hari ibibazo by'ibibazo nyabibazo, hari ibibazo bitabazwa, hari ibibazo biba bitazwi, hari ibibazo biriho n'ibindi bizaza, hari ibibazo biba byoroshye n'ibindi byikemura ubwabyo, hari ibibazo by'insobekerane. Ibibazo biba bihari, ibibazo biba bigomba kubona abantu bakuru bacukura mu bwonko ibyo bibazo, bakabyanariza, bakabisesengura, kuko nk'uko kubisesengura niho haboneka umuti. François Munyabagisha, ni ryari ibintu bishobora gutangira kwitwa yuko ari impinduka cyangwa se amahindura? Kuko nk'uko bivuze, ibibazo byatangiye tuvugenda nyuma yuko haba izo za revolution, ibibazo bihita byigaragaza. Hari inyandiko dufite, hari inyandiko ngiye mfite y'umuntu witwa Major Furuma, yandikiye Paul Kagame mu mwaka w'2001, amwereka ibibazo bihari bigaragaza yuko ibyo bari bariyemeje kugeraho bafashe ubutegetsi nta na kimwe cyagezweho. Ese icyo gihe uriya muntu ko yari yatangiye gusesengura, nibwo twavuga yuko amahindura yaratangiye, cyangwa hari igihe bigomba kugera, cyangwa se umubare w'abantu ngombwa ugomba kugeraho kugira ngo abantu babyite ko habaye amahindura, hakenewe amahindura? Ubwo icyo gihe cya Furuma yari yatangiye kubona lesinyo, ibyo nakwita lesinyo, ariko amahindura atari yaba vraiment déclenché. Ariko wavuga uti buriya wenda niho bitangirira, niho ikorosi ryatangiriye. Ariko hari igihe amazi arenga inkombe, noneho hakaba bitagisubiye inyuma.
ajya amazi arenga inkombe ntibibe bigisubiye inyuma. Iyo muri politiki nko muri iki gihe ngewe iyo mbirebye, iyo mbona ko mu makuru ya buri munsi hazamo ikintu cy'ikibazo kikagaragara, abantu bakabaza ikibazo, kuko hari igihe ibibazo biba biriho ariko abantu ntibabibone, ntibanabyibazeho, cyangwa se ntibabyiteho, icyo gihe amahindura ntabwo aba ari yakaza. Ariko iyo buri munsi abantu bazamura ikibazo ugatanga igisubizo, ejo bakongera bakazamura ikindi, igisubizo kikaza akongera akazamuka ikindi bidahwema, ibyo ngibyo ubwo rwose ni point de non retour. Ushatse wavuga uti kutera ibintu bya nituyere ikamyo yageze ku muteremuko hejuru ya buranga igiye guhita imanuka nta maferi. Niba tutakoze ubufindo yagiye iragarukira hasi inyuma. Icyo gihe rero niho biba biri ngombwa. Nk'ubu ngubu rwose turi aho ngaho, sinzi niba ari inavuga kuri buranga hejuru, ariko antuka turi ku muteremuko. Amaferi yagombe kuba arekuye kugeza ubu ngubu. Hanyuma hari abantu bavuga bati amahindura kugira ngo abeho ni ngombwa, ibibazo biba bihari abantu bose babireba, ariko kuva bigaragara yuko mu Rwanda amahindura yose yagiye ajyana asubiza ibintu rudubi, nta gisubizo cyiza yagiye atanga, bagasanga yenda ikibazo kiri mu mitwe y'abanyarwanda ubwabo. Abo bantu baba bibeshya? Ntabwo bibeshya, kuko ni uko nguko. Niyo mpamvu tujya tuvuga tuti repubulika yararwaye, yatangiye nabi kubera yuko habuze urumuri rw'abanyabwenge rwahise ruzima vuba, aho kugira ngo ukomeze rumurikire. Noneho reka tubaze yenda abatumirwa bacu bandi bo icyo batekereza gikwiye guhinduka mu myumvire cyangwa se mu mitekerereze y'umunyarwanda, umunyarwanda usanzwe, bibaye ngombwa tuvuge umunyarwanda usanzwe. Ismail, igihe mwari mwavuye ku murongo wa telefoni, Emmanuel Senga yagize icyo atubwira. Ubwo abataragira icyo batubwira harimo Maître Innocent Twagiramungu na François Nzabamwita. Igihe tumaze gukoresha ni kinini rwose, twagerageza ibitekerezo twari tubisobanura mu nshamake. Voilà. Nicyo nagira ngo mvuge, wakomeza Ismail. Ibyo navugaga nyine nagira ngo mbaze mu batumirwa bacu, yenda ndahera kuri Maître Innocent Twagiramungu, atubwire ese abantu batekereza yuko umunyarwanda ubwe akwiye guhinduka mu mutwe we nk'umunyarwanda baba bibeshya. Ese aramutse agomba guhinduka, ni iki gikwiye guhita gihinduka muri we? Wakoze Ismail. Mu by'ukuri revolution ya mbere ni umuntu uyikora ku giti cye mu mutwe we, ni ukuvuga akivugurura ukuntu abaho, ukuntu abaho ni mu mibereho ya buri munsi, ibyo akunda, ibintu bibi yakoraga byose mu buzima bwa buri munsi, cyangwa se gahunda atubahiriza, cyangwa se ukuntu n'umubiri we uteye, mbese n'ibyo turya cyangwa tunywa. Iyo revolution ni intambara umuntu abanza kwitsinda, agatsinda kamere mbi yaba afite. Murabizi twese ntabwo nta muntu wavuga ko ari parufe, ari imyoza ku bintu byose uko Imana yamuremye. Twese tuba dufite imico myiza, ariko n'indi mico imeze nk'atari mubi mu buzima bwacu bwa buri munsi tugomba kurwanya kugira ngo turusheho kunogera ari abo tubana mu muryango, ari n'abo tubana b'inshuti n'abandi bose batubona. Iyo revolution rero niyo ya mbere igomba kubanza kubera, noneho ukabona gutekereza ibindi bibazo bya kure harimo n'iby'igihugu. Iyo rero umaze kubitekereza ukabasha kugira icyo wigezaho ku giti cyawe, ukabasha no kugira icyo wageraho no mu muryango wawe, niho ubasha no kugira ngo uvuge uti na abantu muri rusange nk'igihugu gifite abantu benshi nakimara iki ko mbona hari imiborogo myinshi. Ese uko nabagaho hari ukundi kuntu nashyiramo rusenda ku buryo nagira imbaraga zatuma koko ari icyo namera bano bantu, kandi sinitware nk'ibyo wenda nawe ndimo kurwanya. Murakoze Innocent Twagiramungu,
ni ukuvuga ngo uravuga uti mbere y'uko utekereza kugira ikintu ujya kumarira abaturage bandi, wowe nk'umunyapolitike ugomba guhinduka. None ukurikije iza revolution zagiye ziba buri gihe mu gihugu ntizigire igisubizo cyiza zitanga, wumva abo bantu bagombaga kuba bakwitwara batuye umunsi bagahindura iki mu mitekerereze yabo? nuko akenshi hari igihe abantu baba batekereza babona ibyiza gusa bashobora kugeraho bakoze impinduka bagahindura abari bariho, ariko usanga nyine akenshi icyo bigeraho ari uko zihindura imirishyo ariko zihindura bimwe ariko ntizihindura imirishyo. Iyo mirishyo urashaka kuvuga iki? Bisobanurire neza. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri uhindura ingoma ariko imbyino yabyinwaga ikaba ari ikomeza kubyinwa, kubera ko gusa mu abantu bagiye bashaka kugira ngo bigabanye ibyiza igihugu cyabahaga, ariko akarengane barwanyaga mu by'ukuri ntibabashe kukavanaho, ahubwo ugasanga bashaka kugira ngo bafate gusa ibyiza abo bandi basimbe bari bafite, ariko ni bimwe barwanyaga byo kugira ngo babashe kugira akamaro abantu benshi bishoboka ntibabashe kubigeraho bakadamarara. Kuri icyo kibazo niho kenshi bikunda gupfira rero mu mpinduka. Kuri icyo kibazo Ismail wabazaga, ni ikibazo rwose ku Rwanda rw'ubu gihangayikishije. Muzi dufashe nk'ishyaka riri ku butegetsi uyu munsi, ishyaka rya FPR Inkotanyi, ni ishyaka rikiri mu ishyamba, ritaragera ku butegetsi. Iyo bavugaga impinduka bashaka ngo kuzana mu Rwanda, yewe n'abantu bumva batibona muri iryo shyaka badashaka no kurijyamo, ibintu byabaga bivugwa abantu babonaga yuko ari ibintu bishobora kugira u Rwanda paradiso. Ariko mutekereze ku munsi wa none byagenze bite? Kuki abantu bashobora kubwira rubanda bati tubazaniye ibyiza, dore uko tuzabigenza, hanyuma bagera ku butegetsi ugasanga na bamwe mu bari muri rya shyaka nabo ubwabo rwose baravuze bati ntabwo ibi ngibi ari uko nguko twabishakaga, ntabwo ari uko nguko twari twarijeje abanyarwanda. Murabizi yuko nko muri FPR abantu bavuyemo baravuga bati ntabwo ari kuri ibintu twabiteganyaga, tuvuyemo kubera iyo mpamvu. Nibyo nakomojeho. Ubu ku munsi wa none noneho bigende bite? Ababa bavuga ngo barazana impindura, ni iki bwira abanyarwanda kugira ngo babemere, babizere, babagirire icyizere? Jean Claude, nibyo aho wenda ndeke n'abandi bavuge aho ngaho niho hakunda kuba ikibazo. Muzi ko impinduka nyinshi cyane cyane muri Afurika, ibihugu bikiri bita muri demokarasi bitaratera imbere, tukimeze nk'abakiri mu bukoroni, usanga byanze bikunze n'ibihugu by'i Burayi nabyo bigiramo ijambo. Niho usanga kenshi bavuga bati se muragira ngo wenda tunabafashe, mukora iki, mwakora iki ko tubona nta bantu bagaragara, ko tubona nta bitekerezo bigaragara byerekana ko niyo twabafasha hari ibyahinduka uko byakorwa ubu ngubu. Ku bigo icyo kintu gituma impinduka itinda cyane, kuko bavuga bati uko tubona muhagaze mu buzima bwanyu bwa buri munsi, ibyo tubona mukora cyangwa mwandika, turabona ari nko kugira ngo dukureho abariho tubashyire, ariko namwe mukomeze nka porogaramu imeze nk'iyabo. Mufitiye porogaramu nshyashya yahumuriza umunyarwanda kurusha iyo tubona iriho nawe twari dufitemo ijambo. Aho hantu rero ni ahantu hakunze gukomera cyane, bigatuma n'abaterankunga bagenda gahoro, impinduka nayo igakomeza gutinda, kubera ko abantu batabanze gukora iyo revolution mu buzima bwa buri munsi mu mashyaka yabo ngo bagaragazemo za demokarasi n'izo barata tuzakora demokarasi mu Rwanda, tuzoheza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ariko bavuga bati mbere yo kugira ngo tugufashe wende wanabigeraho, turi kurana kuko tugasanga ahubwo ugiye waba mubi kurushaho. Icyo ni François Xavier, twagira ngo tugutega amatwi. Aracyahari? Turi kumwe? François Xavier avuye ku murongo, turongera tumugerageze. Hagati aho ngaho wareba undi mutumirwa wagira icyo abivugaho. Nta kibazo. Uyu munsi François Munyabagisha niwe twahaye
ijambo ryo kugira ngo atange umurongo w'ikiganiro. Ariko mbere y'uko yongera kugira icyo avuga, Emmanuel Senga afite icyo avuga ku bijyanye n'icyo kibazo gikomeye, kuko François Munyabagisha yagize neza gukora ikintu bita expose, kubanza gushyira ibitekerezo ahagaragara, igitera impindura, uko abantu iyo bamaze kubona ibibazo bagerageza kubishakira umuti n'ababigiramo uruhare. Emmanuel Senga, ubu muri iki gihe turimo mu Rwanda rw'ubu, aho abantu ubona ko bafite agahinda ku mutima, ibyo ntabwo ari ibintu umuntu ahimba, n'ibyo umuntu yumva n'ibyo abona. Abantu impunzi uko zingana, impunzi za 94, yewe hari n'iza 59 zitatashye, hari izahunze, hari n'izo wakumva ngo zaraye zihunze. Ni urujya n'uruza. Ni ukuvuga ko ibibazo mu Rwanda birahari pe. Umuntu wavuga ko bidahari ahubwo yaba ashaka, nta n'ikintu yazabona, ntabwo yaba ari umuntu yagirira icyizere ko azanazanira u Rwanda ibihe byiza. Emmanuel Senga ni umwe mu bantu nabo b'inararibonye, yabonye byinshi, yabonye ingoma nyinshi. Ubu koko abanyarwanda bigende bite kugira ngo bagarurire icyizere abanyapolitike kugira ngo bagarure icyizere abanyarwanda bakwiye kuba babigenza bate? Kuko bihera ku magambo, imbere y'ibikorwa bihera mu magambo. Discours, amagambo abanyapolitiki babwira abanyarwanda bazayizera bate kugira ngo banashyigikire muri iyo mishinga itarajya mu bikorwa, babizere ko noneho bagiye kuyobora igihugu bagikunze, bakunda n'abanyarwanda. Iryo jambo ryo gukura igihugu rirakoreshwa, ishyaka riri ku butegetsi riri mu barikoresheje cyane, ariko murebe iby'abanyarwanda uko bameze. Abantu barahunga buri munsi. Kubera iki? Kubera ko ni disikuru itajyanye, ni amajambo avugwa atajyanye n'ibikorwa. Icyizere cyagaruka gite ku banyapolitike, Emmanuel Senga? Urakoze Jean Claude. Mbere y'uko mvuga yenda ku byerekeye abanyapolitike b'iki gihe, nagira ngo ngaruke gato inyuma, ngaruke ku ngingo Innocent igeze gukombozaho yerekeye kamere y'umunyarwanda, kamere y'umuntu w'umunyarwanda. Ahanyeka ko hariho n'ikibazo gikomeye gituruka kamere y'umunyarwanda, mbona ari kamere yo ishaka kwikura nk'uko ngeze kubivuga. Ubwo gushaka kwikubira ikabikoresha ndetse kugira ngo igeho cyane igakoresha ubugome. Ugasanga umuco wo kwica tubona mu banyarwanda ni ikintu cyagombye kuba kitutangaza, tukibaza tuti bishoboka bite ko abanyarwanda muri kariya gace dutuyemo, iyana n'abarundi mumbabarire, ari abantu bumva kwica bibanguka. Ugasanga mu Tanzania kwica umuntu ntabwo bibangukira, umugari mu Rwanda bimwangukira, umunyekongo ntabwo yabikorwaga, nongera ko atabikorwa usibye babateyemo, ariko umunyarwanda n'umurundi ndavuga gahoro, ugasanga ibintu birababangukira. Aha rero niho nsanga kamere y'umunyarwanda, kamere yo kwigizayo, kamere yatojwe igihe kirekire. Muribuka ko mu bintu by'ibisigo, mu bintu by'ibyivugo, amahamba, ndetse bita ubuvanganzo nyarwanda, ibintu byose byagarukaga ku muntu wishe abantu benshi, niwe wagorerwaga. Ugasanga ni kamere y'igihugu igihe kirekire. Ndabona n'ubundi rugero, uzarebe mu banyarwanda, urebe umwana w'umunyarwanda, iyo abonye ingwa ku musozi arayigereka akayitera amabuye, yabona ipusi akagereka akayitera amabuye, yabona inyoni akagomba kuyirasa n'itupiti. Ukibaza uti kuki umwana w'umunyarwanda yumva atekereza ko ikiremwa cyaremwe kigomba kuba iruhande rwe atakigirira inabi? Ibi rero nkeka ko iyi kamere y'ubugome ariyo ikwiye kuba abantu bareba, kugira ngo tuzabone abayobozi yenda bazana impinduka zigaragara. Ntaguciye mu ijambo Emmanuel Senga, ese mu by'ukuri ni ikintu twavuga ko
gifite ikusanya donc global ni ikintu gifite ikusanya cyangwa ni wa mwere uturuka ibukuru ni kamere dufite abanyarwanda twese cyangwa n'umwere uturuka ibukuru bucya wakwiriye hose bitewe n'uko irivuzwe na aho si icyo ni icyo kibazo cyangwa ufite ukundi ubibona ndemeza ko ari umwere uturuka ibukuru isa nk'aho kamere y'abanyarwanda bose kubera ko bitabaye ibyo ababa bafite iyo kamere babaye ari bakeya abatayifite bagombye kubaganza n'ubwo wenda abantu batayifite ku rugero rungana ariko hari agace gato yenda gato kagenda kisumbura biturutse ku bantu usanga icyo kintu kimeze nk'aho kiri mu banyarwanda birababaje cyane kuko mugabo bibi tuba muri ibi bihugu ukareba ukuntu icyo bita inyamaswa yo mu rugo ihabwa agaciro ubu hari inyamaswa yacu mu Rwanda ugasanga abantu bayikubita irazamuka bakajya gutekereza n'umukozi wo mu rugo icyo kintu kirakomeye iyo ngingo unyemerere mbere y'uko rwose unakomeza ngifiteho impungenge ntabwo ari ukuvuga ngo ngifiteho impungenge nifuza y'uko hari n'undi ubibona ukundi cyangwa ko ushaka gushimangira nk'uko ubivuga yabitubwira nibyo koko abanyarwanda nk'uko Emmanuel Nsenga bivuga muri kamere hari ikintu kitagenda cyangwa ahubwo ikibazo cyaba kiri kuri ba bantu bari ku isonga bitwara mu buryo butari bwiza maze n'abandi bakabagenderaho ndibuka ejo bundi sinzi niba mwarakurikiye hari ahantu umukuru w'u Rwanda yari yagiye umudamu abaza ikibazo avuga ngo abantu bamusohoye mu nzu ukumva abantu batanga amashyi n'igihe abandi wenda bibaza bari bateze amatwi bumva ko igihe cy'amashyi kitaragera ukumva abantu batanze amashyi ubwo rero ndagira ngo nibaze ngo aho abantu si uko bahora barekereje bavuga ngo ikivuye ibukuru ikivuzwe n'umukuru ikivuzwe n'umutegetsi akaba ari cyo bihutira gukurikira mu by'ukuri ko umutima w'abanyarwanda nuko ni umutima mubi abandi mubibona mute mbere y'uko Emmanuel Nsenga aza gukomeza kubitekerezo uko yari abitangiye ako kantu gato buri wese akagira icyo akavuga hanyuma twongere tumusubize ijambo akomeze François Munyabagisha mu by'ukuri nkeka ko igisubizo uriho kukirebera dukoresheje iriya ngenabitekerezo cya gishushanyo mbonera nakoze twe turebe tuvuge tuti turabona uko ibintu byifashe rero twibaze tuti ikibazo ni ikihe ni ibibazo ni ibihe tumenye ibibazo ibyo ari byo rero tunanibaza tuvuge tutese imuko gusesengura ikibazo ntabwo tugomba gukomeza tukajya gushaka umuzi wacyo niki kibitera cyaje gite imvo n'imvano yabyo aho ni ikintu gikomeye cyane kujya kukireba noneho ngewe uko mbona ibintu ntabwo nk'uko Emmanuel yabivugaga ati kamere y'abanyarwanda n'abaturanyi bacu hariya muri kariya karere ni kamere rwose mbi ifite umwuka wo kuvanaho ntabwo ari ibyo ntabwo ari kamere ahubwo tugira ibyago gusa ko amahindura yagiye aba noneho abayobozi bakabyitwaramo nabi aho kugira ngo buri gihe bibaze bajye gushaka ibisubizo by'ibibazo biriho ugasanga bazanye ibisubizo noneho bakabadekonekite ku bibazo bya bibazo bya bisubizo bazanye kubera ko bitasubiza ibibazo biriho ahubwo ugasanga bigiye gukorera ibindi bibazo n'ubu ngubu nkeka ko aricyo kibazo dufite kuko akenshi usanga twivuruguta mu bisubizo ariko ibyo bisubizo ugasanga ufashe igisubizo kimwe ukibaza niba icyo gisubizo kirimo kireponda ku bibazo biriho ndafata nk'urugero mu mwanya Meti Nosani yavuga ati hari ikibazo bari batubaje bati
ni iki cyakorwa kugira ngo abantu bagarurire icyizere abaturage? oya tutarageraho twagira ngo tubanze turangize icyo kibazo. Abanyarwanda mu by'ukuri ni abantu bafite umutima udashobotse, cyangwa nuko bagira abayobozi mu by'ukuri batababera itara, kandi mu gihe abanyarwanda bo bifuzaga kuba babagenda inyuma mu mishinga yo kuzamura igihugu, ahubwo bakaba babayobya. Ikibazo si uko ari abategetsi bayobya abaturage, ni abaturage muri bo bifitemo kamere mbi. Ntabwo nagira ngo musubize hanyuma, kuko Emmanuel Senga ni ibyo ndimo ngusobanurira muri make rwose, kugira ngo Emmanuel Senga akomeze cya kibazo. ni ibyo ndimo ngusobanurira, kuko gusubiza gusa ngo ni abayobozi utarebye ikibazo icyo ari cyo nabwo uba usubije nabi, kuko uba utanze igisubizo kidasubiza ikibazo. Ikibazo rero, abayobozi barayobora bagatanga icyerekezo, bagatanga inzira, bati mukora ibi n'ibi, ariko bari dekonekite ku bibazo. Ikintu tugomba kumenya, buri ibyo dukora byose tujye tubanza tugaruke inyuma tubaze tuti ikibazo ni ikihe. Niho nakubwira nti nk'ubu ngubu abantu bavuga ngo muzane demokarasi muri Afurika, mu Rwanda. Njye nkibaza niba demokarasi ari ikibazo kiriho ni ikihe. None bakazana demokarasi, ariko ikibazo kibajijwe, njye nkibaza niba umuti wari demokarasi. Kuko tubajije ikibazo, tugiye kureba ikibazo, dushobora gusanga ibikorwa bigomba gukorwa bitatujyana muri demokarasi, ariko dufata demokarasi nk'aho ari ihame, byaraje biremerwa, tubifata gutyo. Kubera kuba dekonekite kuri wa muzi w'ibibazo, nicyo nashaka kugira ngo tugarukeho, kuko tujye tubanza turebe ikibazo ni ikihe. N'ubu ngubu twibaze mu Rwanda tuti ikibazo nyamukuru ni ikihe. Noneho ibibazo nitumara kubibona, buri kibazo kigira igisubizo. Dushobora kwibeshya ku kibazo, ariko icyo gihe twibeshye ku kibazo n'igisubizo nacyo kizaza wenda kitanga umuti kuri cya kibazo twabonye. Noneho cya kindi twibeshyeho kikomereze. Urumva ko twibeshye ku kibazo. Niyo mpamvu rero abantu si abayobozi gusa, abanyabwenge bagomba gutanga urumuri rwo kujya gucukumbura bya bibazo, kuko n'uhari abayobozi kujya gucukumbura ntabwo bazabibona. Abanyabwenge uruhare runini cyane, runini. Iyo abayobozi bayoba, ntabwo ari bo kibazo. Ikibazo ni uko baba badafite abantu babamurikira. Urakoze Munyabagisha. Nari natse ijambo Emmanuel Senga, kandi yari arimo hari igitekerezo ari kugerageza gusobanura, kubera ko hari ingingo ntoya nagira ngo tubanze n'abandi twumve icyo bayivugaho. nagira ngo mvugeho gatoya. ni uko mu by'ukuri nk'uko Emmanuel Senga yarabivuze, usanga abanyarwanda bateye ubwoba, ku buryo hari n'igihe uganira n'abandi banyafurika mu bihugu bimwe na bimwe. Nabaye muri Afurika y'Uburengerazuba, mba no muri Afurika y'Uburasirazuba. Usanga mu by'ukuri bicisha abanyarwanda cyane, bakavuga bati turabona rwose mwebwe kuvuga ngo umuntu yamena amaraso bimeze nk'umukino. Ni nk'uko simbizi ari inkoko hari waba ukinje. Icyo kintu cyo kumena amaraso rwose usanga kibangukira abanyarwanda cyane cyane, ugasanga n'abategetsi bibangukiye cyane, akavuga ati aho kugira ngo uriya mugabo wandika ibintu runaka cyangwa se uvuga ibi n'ibi wenda n'ibyo avuga tube twajya impaka, akavuga ati oya, ubwo ibyo uvuga numva bimbangamiye, agomba guhita apfa, agahita atanga amadolari, agatanga amayero ahantu ku muntu 10,000 akaza akagukinja. Ibyo bintu usanga iyo utegereje n'ukuntu izindi leta zimwe na zimwe nazo zaba zifite ibitugu muri Afurika cyangwa n'ahandi zikora, usanga atari kenshi abantu bahunze igihugu, bahunze leta, bajya gusangwa mu bindi bihugu ngo babice, udashyizeho noneho abicirwa mu gihugu imbere. Ku buryo usanga rero icyo kintu cyo kwica wa mugani kimeze gitera nk'ishema
abanyarwanda cyane cyane abategetsi. Mu by'ukuri abaturage benshi kugira ngo ibyo bintu babijyemo cyangwa se n'abakozi bamwe babishorwamo bakabijyamo, ni uko ni kamwe bavuga uti nirivuze umukuru. Abanyarwanda bafite umuco cyane wa gihake wo gutinya umutegetsi cyane no kumwubaha, ku buryo icyo umutegetsi avuze biba ari nk'ijambo ry'Imana. Iyo rero hari umuntu w'igisayiranda cyangwa se wumva kwica nta kibazo bimubwiye, agomba kurimbura abantu, akenshi abantu baramukurikira bakoresha mu nzego zinyuranye runaka, ndetse akaba yabishyira no mu baturage. aho Maître Innocent biratworohera cyane. Nyega ko mugani tugiye kure, ukareba intambara Rwanda rwagiye rurwana kuva mu binyejana birenze 4 n'izindi ntara n'ibindi bihugu, n'imico yacu ne mu byivugo nk'ibyo ngibyo Senga yahoze avuga cyane. Hari ikintu dufite cyo mu muco tugomba gushaka kurwanya cyane, kandi indangagaciro y'umunyapolitike mushya ikaba uretse kimwe mwavuze cyo gushaka kwikubira umutungo gishobora gutuma wakora ibibi kugira ngo wigumane n'agatsiko kawe, hakiyongeraho ko ikiremwa muntu rwose kidagomba gukorwaho uko byagenda kose, ibyo umuntu yavuga byose, ibyo umuntu yakwandika byose, ko hari umunyagihugu, ko ari imari y'igihugu, ko ari umuntu ugomba gusora, gukora akazi kaba akazi kigenga cyangwa kandi kahita abona akazasora, ko ari umuntu utagomba kuvogerwa mu buzima bwe. Icyo kintu turakibuze cyane, ku buryo abantu batinya ko umunyapolitike wajyaho ngo abaye impinduka, nawe ashobora gusanga ejo ari kumena amaraso nk'abandi yarasimbuye, abandi batangiye kumubwira nabo bitagenda neza. nashaka kubaza Maître Innocent, ese hariya François Munyabagisha yavuze ati erega ntabwo umunyapolitike cyangwa se abo biyita abayobozi ari bo bonyine tugomba kureba yuko aribo bishe ibintu, ati natwe abaturage dukwiye guhinduka tukaba ari twebwe tubabera urumuri. Icyo kintu urumva François yaba yibeshye, nubwo nyine bizwi yuko ari umuco tugenderaho, wumva uwo muco utagomba guhinduka byanze bikunze, ahubwo abanyapolitiki abari nabo bazaheraho kugira ngo nabo bahinduke. Ibyo biragira cyane, ariko hari abantu baba bafite nk'agasuzuguro cyane, akavuga ati aba bana birirwa badondanga kuri karaviye muri computer, ati ibyo ngibyo nibyo, ati mubihore ba bandi bakarimi birirwa bagira. Nuko usanga mbese mu by'ukuri impinduka ya nyayo, impinduka ikomeye, ni ukuba twabasha no gukora sensibilisation, kubasha kumvisha n'abantu bamwe mu bari ku butegetsi cyangwa se bari mu byegera bya hafi cyangwa byakura, ariko nabo bafite imyanya mu gihugu, kuba bavuga bati bo ibintu rwose twigishwa, muzi ko ibintu byinshi bigenda byigishwa, bati ibintu ntabwo ari byo, igihugu cyamafata indi ntera tukinjira mu wundi muco wundi mushyashya. Hari ingero ngewe ntekereza, hari ingero mfite zigaragaza yuko abaturage ubwacu twebwe natwe turi intandaro, ari twebwe yo korora ubutegetsi bw'igisuti cyangwa se bw'igitugu. Aho ubona umuntu twari dusanzwe tuzi yuko atanga ibitekerezo bivuga biti ubu butegetsi burimo gukora nabi, noneho muzi yuko abaturage benshi bakunda gukurikira umuntu uvuga, bakavuga bati uyu muntu yatubera umuyobozi. Yewe noneho bwacya ejo mu gitondo ukumva wa muntu yabihinduye, akavuga rega ati biriya bya bindi navugaga ntabwo ari byo, ati buno butegetsi ni bwiza. Aho ngaho arimo kuvuga nk'umuturage, ntabwo ari bwa butegetsi tugomba kubibaza. Uwabwamaganaga arimo kubusigeza uyu munsi, muragira ngo ubwo butegetsi bugenze bute? Nicyo kibazo nari nabajije mu kanya rwose. Yego, ugize neza kukigarura, kuko ni naho nari nakiye ijambo Emmanuel Senga, kubera ingingo yaragezaho ngira ngo n'abandi babanza bagira icyo bayivugaho. Munyemereye yakomeza kuko nicyo kibazo nyine noneho yaragiye kugeraho. Emmanuel Senga, ndakumva ndabumva mwese. Ikibazo wacyumvise, wakomereza aho wari ugeze kuri cya gitekerezo cyo kwibaza ngo abanyarwanda bari bwemere bate
disikuru nziza, ijambo ryiza abanyapolitike bavuga ritari buhure n'ibikorwa, bigende bitewe no kugira ngo babashe kubona umuntu wababwira ibizajyana n'ibikorwa bye. ndabumva ndatekereza ko aha hantu harakomeye, ni ahantu hazafata igihe kuko ibyo abanyabwenge cyangwa impuguke batekereza, abanyapolitike bashyikirijwe ubuyobozi cyangwa bashaka kubujyamo, usanga ibyo batabyitaho. ndacyakora na Innocent yamaze kubivuga, usanga bavuga ati bariya abantu birirwa batekereza, abo ntabwo aribo bikeneye, kuko twebwe icyo dukeneye ni inyungu za vuba, ni kugera ku bintu vuba vuba. Aha bikaba bigana hahandi, kuko mvuga nti abanyarwanda bapfa indonke mu by'ukuri, bapfa indonke, noneho indonke zigashakirwa mu butegetsi. no gushakira indonke mu butegetsi niyo hazamo na bya bindi by'amayeri y'abanyarwanda bita amayeri. buri muntu azakora uko ashoboye kugira ngo wenda akubwire disikuru nziza, umugeze kuri bwa butegetsi, nabugeraho akora ibyo yatekerezaga, kuko ibyo yatekerezaga igihe yakubwira disikuru ntabwo waba ubizi. aha niho haza amayeri y'abanyarwanda. ikindi, iyo muvuga muti abayobozi beza tuzabakora dute, dusa nkaho twese kuko abayobozi bavuka mu banyarwanda, kandi tumaze, sinzi ko twabyeganije, ntabwo nshaka ko buri muntu abyemera. hariho kamere nyarwanda, kamere nyarwanda ntekereza ko ituruka ku buto bw'igihugu cyacu, kidafite ubushobozi bwo kuva kera kitari gifite ubushobozi bwo guhaza yenda abaturage babo, kuko niyo umuntu agende areba ukuntu byagiye byevuriwa, usanga mu gihe abantu baragifite amasambu, usibye yenda ububake n'ibindi byari biriho, ariko niba icyo gihe nta bintu by'intambara zabaga cyangwa se amashyari yabaga hagati y'abaturage. ariko uko ibintu bigenda bigabanuka, uko amasambu agenda agabanuka, uko ubutunzi bw'igihugu bugenda bugabanuka, niho amashyari, ubugome, kwicana bigenda byiyongera. nkaba ntekereza ko byose bikomoka kugabanya utuntu bikeya, noneho abanyarwanda bagashyiramo amayeri yabo, abafite amayeri menshi bakikubira, abadafite menshi bakabigizayo. ugize neza. ni akantu gato nongeraho mbere yo gukomeza, ni uko abadukurikiye kugira ngo wenda bataba bafata ibintu uko igitekerezo kitari gikwiye kumvikana, ni uko kuvuga ko uwo mutima uteye ikibazo kirimo n'ubwicanyi ni ibintu bigaragarira buri wese, ariko nkongeraho ko rwose tunabona n'abantu b'inyangamugayo badasanzwe. muzi abantu bajya hariya bagatanga nk'ubuhamya bw'uko babategeye amamiliyoni ngo bajye kwica bagenzi babo bakabyanga. hari abayafata bagahemuka bagakora ubwo bugome, ariko mu banyarwanda hanarimo n'abantu, niba nibeshya mu nyomoze, njye mpora numva ubuhamya bwo bavuga bati badutegeye za miliyoni kugira ngo tujye kwica abantu ariko twanze. abo bantu nabo ni ukugira ngo abantu tutabashyira mu kigare cy'abantu badafite umutima. abanyarwanda bose ntabwo bashobora kuba bicanye, ntibishoboka. wakomeza Emmanuel Senga. aha birumvikana, reka yenda ngaruka kubera igihugu ukomojeho, ntabwo abanyarwanda bose nk'uko Ismail yabivuze bashobora kuba bicanye, ariko icyo tubona ni iki, ni uko abafite amayeri bageze kuri ya mayeri no ku mugambi wabo, nk'uko Innocent kubivuga ko abanyarwanda batinya ubutegetsi, batinya abategetsi, bakora ku buryo babandi bifite umutima mwiza batawukwirakwiza, noneho bakabakanga. n'ubwo kubakanga ugasanga bagombye kuzamura ibibazo berekana ibisubizo byabyo, ntibafite ijambo kubera ko abafite kuvuga, abahari urubuga rwo kuvuga aribo bategetsi bahuye kuvuga, bashyizeho uburyo bwo kubahana, bwo kubigizayo, burimo no kwica. aricyo kintu abanyarwanda umuntu wese atinya, kubona ubutegetsi bufite ububasha bwo kwica umuntu ni ikibazo gikomeye cyane, aho ubona abantu bica bakabwira abandi ngo mwice bariya ngo bave mu nzira, abandi bakabica. iki kintu niba ko nta handi hantu hari ntacyumva, ni ibintu bitangaje, sinzi niba nihuse cyane kugaruka kuri François Munyabagisha
ariko ku kintu kirebana n'uko abanyarwanda ubwabo muri kamere yabo bafite uwo muco wo guhakwa wo kutagaragaza ukuri cyangwa se kukwihunza, sinzi niba hari icyo yatwongereraho kuri urwo ruhande. Francois Munyabagisha turi kumwe. Hello. Wumvise ikibazo nari nkubajije Francois? Nacyumvise. Urakoze kuko hashize umwanya rwose nari ndimo nkirigitwa. Nari ndi hafi kugenda nkubita umutwe ku rukuta. Igihe ushakiye cyose ujye utubwira aho ngaho hari icyo ushaka kubavugaho. Urukuta rw'amaganya se. Tugomba gusangira ijambo kuko n'igitekerezo ubwo n'undi aba agomba kuvuga igitekerezo cye, noneho kikumvikana, noneho nkaza kubona umwanya wo kugira icyo nkivugaho. Ni uburyo bwo guhana umwanya kuko ntabwo turi mu mpaka za ngo turwane. Sisa. Ndashaka kugaruka ku kintu cyitwa ikibazo n'ibisubizo. Abanyabwenge niba babajije ibibazo bibazwa bakabyibaza bakabishakira umuti, ntabwo tuzajya ahantu habi. Ariko akenshi tubona ibibazo ibitari byo. Ngarutse gatoya ku bantu, mu mwanya muvuze abantu batanga ibiganiro bakabwira abaturage abanyarwanda bati dore aho dushaka kugana bwacya mu gitondo, ugasanga bakubise inda hasi, bakubise inkokora hasi, bitwaye ukundi bati bya bindi twavugaga ntabwo ari byo burya murebe ibi ngibi kubera inda. Ariko mu by'ukuri ukurikiranye ukareba bya bindi bavugaga icyo gihe basesenguraga, barimo bashyushya imitwe y'abaturage, ntabwo babaga basibuye ikibazo, babaga barimo bavuga gusa. Ariko mu by'ukuri urebye ibyo bavugaga wakwibaza ukavuga uti ariko ikibazo nyamukuru buriya arimo asubiza ni ikihe? Ikibazo ni ikihe? Wibajije aho ngaho wasanga yari arimo acyatsa gusa. Niyo mpamvu akenshi za disikuru z'abanyepolitiki cyangwa se abantu bakora des analyses ntuza, usanga ejo mu gitondo bakahindura le langage facilement kuko nabo ubwabo ntabwo ikibazo baba barakibajije. Tugarutse rero ko ibi ngibi byo kuvuga ngo abanyarwanda ngo mu muco wabo bakwica bibaba hafi. Kwica ntabwo ari abanyarwanda gusa, si abanyarwanda gusa kuko wenda wavuga uti babatura umuhoro hafi, bakoresha les armes blanches facilement kuko nizo bafite, ariko abandi bakoresha na za bombe atomique, bakoresha abantu aha ku isi uzabona ibi bihugu bitarimo iyo bakora imbunda harya arizo kugera gute. Kwica ntabwo ari mu banyarwanda gusa, si mu barundi gusa, ahubwo ni ya question existentielle. Tuvuge classe politique abantu bakajya guhatana kugira ngo babeho. Noneho rero bya bintu byo kuvuga ngo abanyarwanda gukora ko agasamba ari gatoya ntabwo ari byo. Ndahera mbere ya za 60 no muri za 60 mu Rwanda hari ubuhotozi, abantu barahotoraga byari bikwiye. Ndibuka nko muri Nyamarongo bajya bavuga ngo umuntu witwa Nyamwibira koko yacaga ibihanga, kandi uko barahotoraga hari criminalité mu Rwanda iteyigwa dans les années 60. Ariko nyuma yaho muri za 68 kuzamuka kugeza muri za 70 za 80 90 94 kugeza na 94 la criminalité yari yara usa naho utumva ngo ahangaha barahotoye kanaka, abantu barapfaga, habaga za accident z'imodoka, ariko ntabwo ibyo bintu bya criminalité byaba bikibaho. Ariko inahangaha buri munsi tubona ko no muri Etats-Unis ko abantu bisha abandi. Donc rero ikibazo cyo kwicana ntabwo dushobora kugihekesha abanyarwanda, ntabwo ari byo. Abanyarwanda ntabwo ari cyo kibazo. Ikibazo Francois Munyabagisha, ubwicanyi bwose aho buva bukagera ni bubi, abanyabwenge ariko ubwicanyi burambye cyane n'ubw'abantu bwo kuziza abantu ko badahuje abandi n'ibitekerezo. Ntabwo mvuga n'ubundi bwicanyi buragatsindwa n'Uwiteka, ariko ndavuga ubwicanyi bweze ni ukumva ngo umuntu kubera yuko adatekereza kimwe n'abari ku butegetsi arabizize, kubera yuko asaba ati nyamuneka hakwiye ubwisanzure mu bitekerezo, hakwiye ko abantu bavuga icyo batekereza kubera ko nabo babikora bumva ari ku neza y'igihugu. Ahanini nibwo bwicanyi turi kuvuga, nubwo n'ubundi nabwo budakwiye kubaho. Nagira ngo ngufashe ntunganire Jean Claude mvuge nti
icyo twebwe twamagana ntago twamagana ubwicanyi bwose ahubwo waba bukoze bwose ariko uyu munsi twebwe tugambiriye kwamagana ubwicanyi bumeze nka systeme y'ubutegetsi bivuga ngo ubutegetsi bushyira muri gahunda yabwo yo kwica abantu naho byuvuze byo muri Amerika ibyo bwose barica abonye ko muri iyi minsi Emmanuel uratubwira ukuntu byifashe aho abapolisi b'abazungu bica abirabura ibyo ngibyo bigasa naho abirabura bavuga ati ubutegetsi buratwibasiye ariko mwabonye uburyo Emmanuel wabonye uburyo abanyamerika muri rusange bahaguruka bose bakamagana ubwo bwicanyi ndetse hari naho nabonye pankarite yanditseho ngo end white supremacy ukuvuga ngo nimuhagarike ubu bwibone bw'abazungu kandi icyo gipapuro cyari cyanditswe n'umuzungu ari ugitwaye Ismail babare Emmanuel gatoya mbanze nsegura akantu gato bitaza kuza kumvikana nabi ibyo ndimo mvuga ntabwo ndimo mpunga gukondana ubwicanyi bukorwa n'ubutegetsi ibyo byumvikane ahubwo tugomba kumva ikibazo aho imizi y'ikibazo dufite ubutegetsi hari ubutegetsi bw'igisuti hakaba ubutegetsi bw'ukwemera hakaba ubutegetsi bw'igitugu niba dufite ubutegetsi bw'igisuti ubwo butegetsi buzica ibyo ngibyo tugomba kubyiyatandaho tugomba kubitegereza tukamenya ntabwo ari ukubabarira niba tuzi tugomba kumenya ikibutera icyo gisuti aho gituruka none tukajya kugishakira intsinzi yacyo urumva ariko rero tutabibonye gutyo twahaba tukajya kureba umuntu none ugasanga turimo turareba umuntu kuri visage ye aho kugira ngo turebe ko ikibazo ni system nayo mahame baba bagenderaho tugomba kuyahindura rero nicyo ngicyo gikomeye none iki nanone mbangira ngo cyumvikane iyo niba hari abantu nk'uko mwabikoze mubivuga agatsiko cyangwa se abantu bo bagendera kuko kwemera kwabo icyo gisuti cyabo ntabwo dushobora kubishyira ku baturage bose ibyo ntibishoboka ntabwo twabiha igihugu ntabwo aribo bahagarariye igihugu ibyo tujye tubyitondera kuko iyo tubishyize ku gihugu cyose usanga noneho mu by'ukuri dusa naho tuvuga tuti yewe nimuhebere urwaje kuko bari abantu bari abanyarwanda nta cyiza cyabavamo ngiki kintu nashaka ngo kugira ngo icyo cyumvikane noneho ubwo twakomeza ibindi nabiraryo ibyo muvuga byo muri Amerika nabyo ni nuance kakabemoro gato nashyiraho ntabwo ari abantu abapolisi cyangwa abantu individuellement bica gusa n'ubutegetsi bwabyo mwibuke Bush bajya kwica gusa ntabwo bica abanyamerika bo bajya kwica abahandi kwica ni ukwica rero iyo twumvikane ko ikintu gitera ibyo byose ni uko akenshi haba havutse ibibazo ariko bya bibazo abantu bakabishakira umuti bagashakira umuti ibibazo bitibazwa abanyamerika baraza bakatubwira ngo abateroriste bateye hariya mu ntuza naho ubwo kweri hari ikibazo cya peteroli none natwe tukicara tugakurikira tugakoma amashyi ngo abateroriste kandi abantu bikurikiriye peteroli murumva rero ko hari ikintu abanyabwenge tugomba kujya gukora tujya ducukumbura tukavumbura ibibazo tukareba ahantu abantu batubeshya tukavuga tuti no uriya cya gisubizo murimo muzana ntabwo ikibazo ari kiriya noneho icyo gihe nabo nibabona yuko kabiri gatatu tubavumbura ntabwo bazakomeza kubeshya bazagera bavuga batari ko kandi nanone tukabavumbura tutabavumbura byo kuvuga ngo turabavumbikana tukabavumbura tubabwira tuti dore ahubwo ikibazo ngikiriya dore umuti uboneye utuma buri muntu wese ashobora kubaho na mugenzi we akabaho twese tukabaho mu mahoro tutasabanya amagara Jean Claude nafite akantu gato nashaka kongeraho yego metri no satwagira mungu mu by'ukuri abanyarwanda abaturage barasabana kuva na kera ndetse n'ubungubu na nyuma rwose y'ubwicanyi bwa jenoside yabaye mu 94 habaye ikibazo cyo kwishanya ariko guhera nko muri za 2000 kuzamura ndetse na mbere yaho gatoya abaturage batangiye kongera gusabana ku buryo n'abantu rwose banasabana n'abantu bafungirishije barabareze benda ibintu by'ubusa
ariko abantu ku misozi batangiye kongera gusabana gishirira, batangiye kongera gusabana umunyu, mbese uretse abahezanguni cyane baba bakabije wenda ku mpande zombi. Abahezanguni ntabwo ari benshi rwose, ntabwo ari bo benshi ku buryo mu baturage bo hasi, ariko usanga mu bahezanguni muri classe politique, mu bantu barwanira ubutegetsi ari aburiho ari n'abashaka kubasimbura, usanga abahezanguni ari bakunze kugira ijambo cyane kurusha abandi, ku buryo rero usanga mu Kinyarwanda bavuga ngo ingoma itica bayita iki? Igicuma. Alright. Icyo kintu ntabwo ari umuzungu wakivuze, kandi ni ingenurano ya kera, ku buryo usanga mu by'ukuri kuba uri umunyapolitike soft, navuga uw'umunyamahoro, wumva wasabana, wumva rwose yareka abantu bakidegembya bakagira uburenganzira bwabo bagasugira bagasagamba, utica abantu bavuga ati we nta munyapolitiki irimo, umunyapolitike ni wo nguwo uzajya umenya kurimbagura abantu. Murumva ko rero kugira ngo tureme umunyapolitike mushyashya, iyo ngingo igomba no kujya mu za mbere yo kuvuga tuti voilà programme ya societe nshyashya rwose igiye kujyaho, umunyapolitike dushaka n'uyu nguyu, kandi uwo tuzabona afite n'agaciro kana y'amarere ko ari giseranda cyo uzajya arimbagura abantu, uwo nguwo tuba tumwamagana, rutuma atatorwa, tubyamagana. Rero iyo ngingo irakomeye cyane, kuko nitajyaho rwose uzashaka wese kugira ngo ategeke n'abarwanira wenda kugira ngo bazane impinduka, nta kizahinduka n'imwe. Tuvuga nyine zihindura ababyinnyi ntizihindura imirishyo, ntawe twaba tujya ntacyo bivuze. Hari n'abavuga bati n'ibyo ngibyo wenda nzigumire mu mahanga, cyangwa se bamwe bazima nanjye mpunge. Nicyo kintu rwose ahantu hose utanze amahoro, umuntu akumva ko ibyo yavuga byose, ibyo yakwandika byose utazamukoraho ko amaraso ye ashinganye. Iyo ntambwe itewe cyane n'ibyo turyanira by'imitungo, twabona igisubizo buhoro buhoro, ariko icyo kintu ahantu cyambere niho ruzingiye, kuvuga uti rwose umuntu wari wese ubwo kuba yavamo bwose, ahantu yava hose, ibyo yavuga byose, ibyo yakwandika byose, ayo maraso y'abanyarwanda arashinganye, ni imari y'abanyarwanda. Umunyapolitiki wese akumva ko buri muturarwanda wese ari imari y'igihugu itagomba gukorwaho, kandi ko nta n'uburenganzira bifite byo ko yanamukoraho ko amukozeho Maître Innocent Twagiramungu. urakoze Maître Innocent Twagiramungu. Icyo kintu ukomojeho ni ikintu kigomba koko kugarukwaho n'abantu bose bumva yuko hakenewe impinduka mu mitekerereze y'abanyarwanda. Uwo ni umuco mutindi wo kumva yuko ingoma zose zirica, ngo ingoma itica akaba ari igicuma. Ayo magambo nk'ayo ngayo agahabwa intebe mu muco wa Kinyarwanda, ibyo nibyo bigomba kubanza guhinduka. Kuvuga ngo rero mbace mu ijambo gato, nuko mu by'ukuri erega kubera ko abantu atari abatagatifu ku isi, ubundi ikintu gituma abantu bajya ku murongo, hari ikintu gituna abantu ubundi mu mibereho y'abantu muri sosiyete. Hari ikigomba gutuna abantu, icyo bita les contraintes muri sosiyete, mu mibereho y'abantu. Ni iki? Nuko nko mu gihugu habaho inzego zitavugirwamo ngo nuko umuntu ari umukuru w'igihugu cyangwa ni umuyobozi ku rwego runuru. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Nuko mu gihe nk'igihugu nk'u Rwanda, nk'igihugu nk'u Burundi, kuko nacyo mwagikomojeho, mu gihe nk'urwego rwa gisirikare, urwego rw'igipolisi, mu gihe izo nzego uyoboye azaba asa nk'aho ari akarima ke, ashobora kubabwira ngo rasuriye, ashobora kubabwira ngo mujye mukore gutya, icyo gihe nta kizamubuza gukora ibintu uko ashaka, nta contrainte azaba afite, nta kimutuga kimubwira ngo irinde kiriya azaba akora. Ntabwo nshaka kuvuga ngo umukuru w'igihugu ntagira ijambo cyangwa se amabwiriza yaha ingabo, ni mu gihe ari ugutabara igihugu, ari ugucunga umutekano w'abaturage. nagira ngo aho ngaho ngira icyo mbivugaho, kuba yenda igisirikare cyaba kiri cy'umukuru w'igihugu cyangwa se cy'ishyaka cyangwa se cy'ubwoko n'ubu, abanyarwanda nakubwiye yuko hari ibyo twabonye, twasanze yuko amakosa menshi yabaye yaduhaye amasomo.
ubyitegereje neza wasanga abo basirikari bemera kuba ibikoresho by'umuntu cyangwa se by'agatsiko cyangwa se by'ishyaka nabo bageraho nyuma bagasanga bibagiraho ingaruka ntawe ubiyobewe no mu gisirikare cy'uyu munsi barimo kubibona benshi mu basirikari bashobora kuba baragiye bagira ibikorwa byo guhohotera abaturage mu Rwanda uyu munsi nabo ingoma irimo kubihindukira. Ibyo rero birahagije kugira ngo abanyarwanda bige isomo bamenye ukuntu bagomba kubitwara mu minsi iri imbere. Kuba mu gisirikari ntabwo ari ukuba umugaragu w'umuntu, ni ukuba umugaragu w'umuturage ukamurinda ukamenya ineza ye. Utekereza ukundi uwo nguwo nyine arangira nk'uko n'abandi tubona bibarangira. Niho nibazaga niba abatumirwa bacu bumva ibintu byajya mu buryo mu by'ukuri umuyobozi akaba yumva ikintu nawe kimubwira ngo uri umuyobozi uri umutegetsi ariko dore ibyo udakwiye gutinyuka gukora. Ibyo bizashoboka inzego zitarigenga, inzego mu gihugu zitarigenga. Jean Claude aho ngaho yenda ntanguranwe n'abandi bafite ijambo twumva yuko inzego igihe hari inzego zishyiraho izindi, igisirikare kiri mu rwego rushyirwaho n'urundi rurusha ububasha. Icyo gihe rero ntabwo twagombye kubigiraho impungenge uyu munsi twebwe niba twumva yuko abitwa abayobozi bazajya bashyiraho izo nzego bazaba bamaze kugira umutimanama ubumvisha yuko ari abantu ari abagaragu b'abaturage bo batagomba kuza gukorera iby'inda zabo no kwigwizaho imitungo. Igisirikari ni urwego rutoya buri mutumirwa yagira icyo atubwiraho gatoya reka mbabaza amagambo make rwose. Kuri icyo kibazo Jean Claude yabazaga avuga abasirikare cyangwa se n'inzego, ikintu kimwe ikintu cya mbere nabanza kuvugaho ni uko mu by'ukuri tugomba kubanza guhinga ukwemera kuko tugakora uko Innocent yavugaga ati ni intambwe imwe yavugaga ati ubuzima bw'umuntu bukaba intakomwa buri muntu wese bikaba ari ibintu rwose intavogerwa nako akaba ari article ya mbere ya constitution y'igihugu. Kandi buri muntu wese akabihumeka bikigishwa ahantu hose atari ibintu byo kuvuga ngo turabyiga gusa cyangwa turabivuga gusa ariko tukagerageza kubishyira mu bikorwa. Ariko tugarutse kuri ibyo bintu mwavuga muti inzego ko inzego burya zubakwa n'abantu. Nubona umunyamategeko uyahumeka akaba afite impagarike ari imfura ari impagarike, ni ukuvuga ko atari wa muntu ugenda abundabunda cyangwa se akambakamba ejo mu gitondo ugasanga agiye kuna yagera arimo agenda akabona akantu agashaka atamba akajya kuramasa. Dufite abantu umuntu w'umunyamategeko uyahumeka abandi babona bakavuga ati uriya muntu ni umunyamategeko koko, uriya muntu kandi koko afite impagarike. Uwo muntu ashobora gutangiza institution yubahiriza amategeko ikagera. Tugize umuntu uzi indimi akaba avuga indimi azizi koko kandi koko abihumeka ukabona abivuga bikunze agize atari ibintu ashakisha atari ibintu anarisha, icyo gihe urwo rwego narwo rwazubakwa. Insizo sute ndavuga ko ibintu byose byo kubaka inkingi z'igihugu zo gutegeka bizamukira mu banyabwenge. Iyo tudafite abanyabwenge babyubaka tuzakomeza guhuzagurika. None tugarutse ku basirikare nkibaza ikibazo abanyabwenge ariko b'inyangamugayo bashishoza kuko abanyabwenge abadogiteri turababona barahari barahuzuye. Iyo mvuga abanyabwenge yego abanyabwenge mvuga njye ni abantu bafite impagarike kuko hari umuntu ufite impamyabushobozi wize ibitabo wagize gute ariko mu by'ukuri akaba bya bindi baririmbaga ngo izo sayansi bize bazigiye iki mu by'ukuri akaba atari umunyabwenge. Ntabwo ari umunyabwenge. N'intuza hari twiga iruhande hari umusore twiganaga bitaga manaja yajyaga avuga ngo umuntu ngo yinjira muri universite ngo ari imbwa ngo akayisohokamo ari inyuma y'umurizo. Abo rero ntabwo ari abanyabwenge. Icyo nashaka kuvuga aba basirikare
tujye tunibaza ikibazo ni iki ariko munyumve neza abasirikare batanyumva nabi munyabagisha abasirikare batanyumva nabi nge numva n'urwego rw'ingirakamaro rwo kubahiriza rufite inshingano zarwo ariko umuntu atakoresha ibidakorwa nicyo ngicyo gusa nashaka kugeraho hari n'igihe urwo rwego rw'abasirikare rutaba ngombwa tubitekerejeho tukareba dushobora gusanga abo bantu bitwa abasirikare bashobora gukora indi mirimo bakagira urundi rwego rwabo babamo ariko ibyo kwikorera imbunda ibyo kujya kwiga kwica ibyo bikavaho kuko twitwaza kuvuga ngo bararinda igihugu harya intuza harya ni babitaga gukira ngo ni bamwe badatinya lefari babitaga ngo iki inzirabwoba guhera muri za 60 bagura imbunda bagurirwa imyenda bambikwa bagira bate hanyuma sungubu harije igihugu ntabwo cyavogewe ibyo by'intuza bya Aruna dushatse twabitekerezaho Emmanuel Senga François aho ngira ngo utahagendana abasirikare mu gihugu ni ngombwa kuko iyo wibwira ko yenda ufite amahoro cyangwa se nta kibazo ariko umuturanyi wawe ntabwo wakwizera ko atazagutera ikibazo abasirikare ni ngombwa nibuka rimwe tuzindi bose Rugahimano yaje kurukubita abasirikare muri universite noneho sinzi umuntu wagutse amabwiriza yerekeye ngo intaro zigenda z'ikibungo ati bijya numva uko intaro z'ikibungo zigenda ugati ndabizi ati none se mwakoze ku buryo ziriya ntaro zigenda zituruka ikibungo zajya zirwanira igihugu bitagombye ko kwitwasika muri universite bataguze kajugujugu urumva nawe rero kubikuzwa n'ubwo buryo bwa François yenda kubiganisha ko abasirikare ni ngombwa ahubwo ubuti abasirikari bakoreshwa bati kandi kugira ngo ugere ku musirikari tugarutse kuri cya kibazo cyashimangiye kandi twese twagiye tuvugaho gutuma wumva ko ikiremwamuntu kitavogera nawe umusirikare yinjira mu gisirikare afite umuco wo ikiremwamuntu kitavogera bityo nawe abundi bamutegeka nubwo mu gisirikare ibiteko byaho niba ari impanuka yageze hejuru ikajya hasi ariko nawe kuko n'abagabo yenda bagomba kuba afite umuco ni ukuvuga ko tubonye uburyo tugeze ku ngingo yo kubona ko abanyarwanda bose bumva ko ubuzima bw'umuntu butavogewe n'amategeko aho ngaho twanayakorayo amategeko ntabwo ari ngombwa ko bandika ibitabo by'amategeko 800 kuko uzasanga ingingo 800 barazikora kugira ngo babize ikote ry'umuperezida uri icyo gihe birusohotse ko twemeranywa ko abantu bose bemera ko ikiremwamuntu kitavogerwa byaba bihagije nicyo bagira mu nzego gatoya ndumva tugeze igihe cyo gusoza iki kiganiro nagira ngo dushimire abatumirwa bacu impuguke zibumbiye mu rugaga siri rw'abanyabwenge b'abanyarwanda baharanira ubunyangamugayo hano muri Canada twari kumwe na Bwana François Munyabagisha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twari kumwe na Emmanuel Senga i Bruxelles muri Belgique mu Bubiligi hari Maître Innocent Twagiramungu naho mu Bufaransa twari kumwe na François Xavier Nzabamwita yagize akabazo ka telefoni umurongo ntago wamuhiriye turizera ko ubutaha tuzaba turi kumwe nawe yewe rero Ismail Mbonigaba na mugenzi wanjye Jean Claude Murindahabi turabashimiye tukaba dushimiye kandi mwese abari baduteza amatwi turabararitse ngo tuzongere guhurira mu kiganiro cy'ubutaha mukomeze mugire impagarike